ndongenda gusuje umuntu wese ukurikirana YouTube channel yacu utuntu n'utundi. Ese waramutse neza cyangwa wiriwe neza? Amahoro y'Imana abane nawe. Haba rero kano kanya ngiye kukwereka ibintu 10 buri wese agomba kumenya byamufasha mu gihe ahuye n'ibibazo bimukomereye. Haba nkwibutsa ko ugomba gukora subscribe nimba ukunda video zacu kugira ngo mu gihe dushyizeho izindi video nshyashya ujye uzibonera ku gihe kandi bitakugoye. Tukaba rero tugiye gutangira ku kintu cya mbere. Ikintu cya mbere rero kikaba kigira kiti ugomba kujya umenya ko atari wowe wenyine ufite ibibazo, kandi uzirikane ko hari benshi bakurusha kubabara ndetse bifuza kuba bagera ku rwego nk'urwo wowe uriho. Icya kabiri kikaba kigira kiti jya umenya ko nk'uko umubyeyi yima umwana we urwembe ngo utamukomeretsa, Imana nayo hari ibyo itwima kuko ibona ko atari byiza kuri twe, kandi nyuma y'ibibazo ikazatugenera ibyiza bitugenewe. Icya gatatu kikagira kiti ujye umenya ko jya uhakura isomo ryo kwihangana no gukomera, wizigamire n'ukundi kwihangana, uzitabaza ubutaha kuko uretse n'ibyo kandi nta na rimwe ibibi kuri isi bitazabaho, ariko kandi nta mvura idahita biraza bikageraho bikanagenda ibihe byiza bikazaza. Icya kane rero ugomba kumenya byagufasha mu gihe uhuye n'ibibazo bigukomereye. Bijye bidutera kwiga kwicisha bugufi no kutishyira hejuru cyane kuko iminsi ibyara idahatse, bityo bigufashe no kumenya kubanira neza abandi. Ikintu cya gatanu rero cyagufasha mu gihe n'ibibazo bikomereye ugomba kikaba kigira kiti ibyo bibazo uhuye nabyo bijye bituma wibuka ko hari Imana ikora byose, ituma byose bibaho, maze wibuke kuyiyambaza mu bikomeye ndetse no kuyishima mu byiza igihe yabigukoreye cyane, ko no kuba ugihumeka ubwayo ukwiye kubishima Imana. Icya gatandatu rero cyagufasha mu gihe n'ibibazo kikaba kigira kiti jya uhita utekereza cyane ko byakubayeho, usesengure urebe ko nta kosa cyangwa uburangare wagize, usuzume neza niba nta ruhare wabigizemo ndetse unarebe niba ntacyo wakora ngo bene nk'ibyo bitazongera kukubaho, maze uhita ufata ingamba nshya zatuma bitongera kukubaho. Icya karindwi rero ugomba gukora cyangwa se ugomba kwiga kugira ngo kijye kigufasha mu gihe uhuye n'ibibazo, kikaba kigira kiti jya ukunda guhita utekereza no ku byiza bijya bikubaho. Nuhura n'ibyago wibuke amwe mu mahirwe akomeye wagiye ugira mu buzima, byose bizagufasha kwibuka ko ugomba kwakira ibyiza n'ibibi uko bigenda bisimburana. Icya munane kikaba kigira kiti jya ukunda kuganira no gusura abandi bafite ibibazo bikomeye uzi. Aha benshi bashobora guhita bumva ko uba ugomba kubyibagiza, ariko burya ni ngombwa cyane. Niba uhuye n'ikibazo ushobora gusura nk'umurwayi cyangwa umuvandimwe urwaje umuntu mu bitaro, ushobora kuganira n'umuntu uheruka kubura umuvandimwe cyangwa se undi uzi ko ababaye cyane, bityo bikabasha kugufasha kumva ko ahubwo wowe ibyawe byoroshye. Abantu bamwe barabizi n'iyo ugiye kwa muganga urwaye uhasanga indembe zifite akuka gake ukumva wowe urorohewe, iyo utaka akabazo ukumva ubuhamya bw'ufite ibirenze wumva wowe ibyawe byoroheje. Icya cyenda ugomba gukora kugira ngo mu gihe uhuye n'ibibazo ujye wumva ko nta birenze, ugomba kuzajya ufata umwanya munini wo kuruhuka no kwitekerezaho uri wenyine. Wumve ko ukwiye gufata umwanya ugatekereza ibizakugira akamaro mu gihe kizaza, ndetse unibaze usesengure neza urebe ko nta buryo wabasha koroshya ibibazo ufite, cyangwa se ugashaka uburyo bwiza bwo kwitwara muri icyo gihe cy'ibibazo. Ikintu cya 10 ugomba gukora kikaba kigira kiti jya uzirikana ko ikibazo wagize kitagomba guhagarika ubundi buzima, kandi wumve ko udakwiye kwiyahuza inzoga cyangwa ibindi, kuko icyo gihe uba ukimuza ikibazo ibindi bibazo bikomeye kurushaho. Niba ufite iki bibazo bikumva ko udakwiye kurya cyangwa kwiyitaho nk'uko bisanzwe,
gerageza kwihangana ukomeze kwiyitaho, nibwo uzabasha no gusubiza ubwenge ku gihe, ugategura neza imbere hawe. nkaba nkwibutsa ko wowe muntu wese ukurikirana iyi YouTube channel yacu utuntu n'utundi, kugira ngo ujye ubona video zacu bitakugoye kandi mu buryo bukoroheye, usabwa gukora subscribe kugira ngo mu gihe tugishyiraho video nshyashya ujye uyibonera ku gihe kandi mu buryo bworoshye.